ariko uyu munsi ni Sunday. Igishize umuntu atiyiriza kweli nadasenga kwezi abiri atatu umuntu ari mu rugo. Nyamara umuntu atitonze yazagenda rero cyumweru umuntu asigaye abyuka adasenze. Ariko wafata akanya umuntu akiyiriza kweli ubundi ngo umuntu abaza bikwiye. Mbere y'aya masaha amateraniro yabaga ashyushye ameze neza cyane. Tuguhimbaza Imana, turamya Imana. None covid ibintu yatuzaniye kweli. Umuntu asigaye ahera kuwa mbere adasenze, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru agatangira ikindi cyumweru. Twagiraga n'umwanya wo kwiherera tukajya mu butayu, tukajya mu mazi gusenga, nagafite umwanya akiherera mu nzu. None umuntu asigaye ahera ku amara ukwezi abiri atatu anata nk'aho ari atanu. Ubundi se covid imaze igihe kingana iki? Ntabwo yatangiye mu kwa gatatu. None reba amezi abaye ane nta muntu usenga, ni gute umuntu atajya mu mwotsi? Ariko birakwiriye ko umuntu afata umwanya agasenga. Yongeye kujya nisengera Imana hakiri. Ahata akanya uyu munsi niyirize, nta nubwo mperutse gusoma Bibiliya. Akanya niyirize mbere y'uko aricyo byataha. Kuko ndashaka kongera kugarura imbaraga nari mfite imbaraga nari mfite ku buryo nzajya mpimbaza imisozi igatira. Ubu umuntu asigaye anasinzira adasenze. Ubu murabona umuntu Satani ataramwigaruye kweli. Ariko Yesu yavuze ijambo rikomeye aravuga ati musenge mutagwa mu moshya. Abantu bagiye mu moshya cyane ndetse moshya ni yarabatwa. Ndane Bibiliya yasenga.